ikaze muri Victory. Ebo riri kuzunguruka. Oya. Mwamubonye ko Mbabazi ni wa wundi ntiyigeze ahinduka ku masaga menshi cyane. Yarabyibushye man, nuko urabyibushye. Yego. Siko kuva bwace nta n'icyahinda. Arabizi. Ndakisera umwana muri studio ko we wumvise ubutumire bwacu. Okaza ntekereza ko ufite uruhinja muri iyi minsi wagiye gushira hanze rwavutse rwatangiye kugenda. Tarone umuntu murashakaza. Ushobora abantu iyo tuvuze uruhinja uramenye wowe ukurikiye ushobora kupresenta gato ko urwo ruhinja tukumvaho gato ya Fiona muri ya Fiona wa kera tuzi. Sinuwa munyitawe zuwandiwe aye Umwana wa Afrika kandi umunyarwanda Sinahise n'imivukire yanjye Je sinahise n'imikurire yanjye Ariko nzahita mw'amaherezo yanjye Sinzemera ko nata agaciro kanjye muri mezi atatu wamaze muri Kenya Nairobi muri gufata some trainings coaching ibintu nk'ibyo nyuma y'icyo gihe wese winjira mu muziki nyine tu seriye wasanze ibyo witegaga ukiri muri izo training n'ikibuga navuga reality nyine wasanze bihura cyangwa se birahura akazi biratandukanye umva hari ibigitwa inzozi akaba no kugenda reality tu ubigamo kamwe so it's step by step umva hariya wasohokaga muri house limozini iparitse ku muhanda umva kugenda udafite bodyguards bageze muri batatu waba muri zero I got your point barakwirukanaga like you have to be a star ariko umani mbakaza ngahita nteka moto now I got your point no kuvuga ati ayo mezi atatu mwari muri yo mwari mufashwe n'aba star nduvuga uti ariko ngeze i Kigali aho tugera ibintu byatumye Patrick Nyamitari baranangora aho ugeze hose ngo ndakuzi ibyo bintu mani byo nk'abirengagiza somehow ngo dufiti ko bisaga byadanje kabisa winyibutsa ndabyibuka nk'ababara winyibutsa umutima nurakira kwakira yuko utakinkunda inemereye umutima kwakira yuko utakinkunda kuri simbishoboye hari ibyo tubonye y'amafaranga ndayakoresha hari Jody uri hano urabumva man seriously urabumva umuntu atekereza nka Daddy V yuko nyirubwite turamubonye ndamuyazana ariho gatatu ni Django man nabonye I know wait for the video fire ushobora kuzadutumira tukaza muri video yawe tukayaje invitations written wow niki kintu cyatumye wandika iyo ndirimbo cyangwa kwandika iyo ndirimbo iminsi witekangiriye ubuntu mbasha kugenda njya mu tundi duhugu tutwegereye ndakungana n'u Rwanda so nkagenda ndeba ukuntu babayeho and ikintu cyanshimishije kireza umva shimire nyakuwa I'm not in the right position to be the person to say this but nyakuwa thank you uziko banyita umunyarwanda wese yarenze uyu mpaka aravuga ngo umukobwa wa Kagame wow oh my god you don't know wewe umva nyine umuntu arakubaza who are you my name is Mbabazi Fiona where are you from Rwanda Rwanda oh yes so mitanumva ni shema man umva and then I'm dark skinned ndijikara chachindi and then ichi ni Munyafrika ndani hapa ni Munyarwanda sasa ukiwa mchanganyikisha bazi Fiona bugidiri indi mizinga umva buri gishobora kubyara amafaranga ndakivuga my god
yajaje So rero ndabona indirimbo yakozwe nande Fiona Odi yakozwe na Nox Beats akorera muri Monster Records. Yes. kuki rero mu producer wahisemo muri iyi minsi dufite Made Beat bari You hit need to be updated, man. Abana bagezweho. Made Beat hari Nox umva nararebye nyine wari available at the moment was Nox. Then ari nyene igihangano haboneka Nox bari babiri. Of course I had two options. Kamo Nox kandi n'umuntu narasobanura ku buryo narabizi nabwiye ni man nshobora gukwamira aha hantu urabeshe arabyumva aritonze arubaha and that's all. Music cyo bisaba ni discipline. urakoze cyane ndazi ko n'izindi businesses bisaba discipline but music udafite discipline aho niho danger iba yabaye. Mbabazi ntabwo ari jye muntu wanyawo donc uherukayo kubona tangiza inama ariko aho bishobokera hose ndabikora because nifuriza abandi ko bajya mbere. Ntabwo ndagira aho ngera of course urugendo 0.5 ku rugendo ngomba kugenda ariko ku bana bari kuza all I always tell my people nk'abana dukorana kuri bande yanjye nibo babizi discipline matters. Discipline ni ijambo rishobora kuba riri ritoya ariko rifite ibintu byinshi biryihishemo whereby there's timekeeping, there's kwiyubaha, there's ibintu byinshi. Hahandi Fiona nigomwe kunywa inzoga nirirwana n'abanywanzoga nirinze kunywa ibiyobyabwenge kandi nibyo binzengurutse. Why? Hari intego mfite and I need to be focused. Udafite discipline focus yawe ntayo uzagumaho. Bigira gutyo ukavuga ariko uyu munsi reka ntorereho gato mwana ko gutoreraho gato ugenda utorera buri munsi. Abantu bari hanze barabizi bavuga ko ndi tough cyane. I like that. You need to be tough. If you're not tough, you be easy. If you be easy, everyone jokes around you, everyone touches you, everyone plays around you. Nibyo ukora nta gaciro bigira. So be tough because you need to be tough. And smile when you need to smile. People know me as a laughing girl. Ariko, aho biri business, I need to be serious. So, nk'umwana mutoya don't come ngo bagushuke ngo ufite amataye ugire ngo niwe wa mbere ugize amataye. Niba kubeshye ngo useka neza ugire ngo niwe wa mbere useka neza. Abantu hanze murabizi ko bavuga ngo abakobwa bafite mu kanwa hirabura ngo baseka nk'imbwa baramushuka akajya kureba mu mbwa zose ageze hasi. Dear, those dogs are barking to bite you. Don't keep your mouth like serious. Usmiling biri ngombwa wihesha agaciro and ibuka ntugate ndangagaciro z'ubunyarwanda ngo utararya mu mihana. That's umugani ndimo ku translatinga mu kinyarwanda ariko nawe ukuye hariya nakuriye. Utararya mu mihana agira ngo nyina ni urusha abandi guteka. kuri kwishi. So iyo wowe bakurata buri munsi ukagira ngo you're the best wait, you will see what happens outside. After ubaye zero bose baza bakandagira gutyo. Make sure you leave a legacy behind you. A legacy nuko umva nkunda mini bitabaho ariko hari ukuntu mbireba nkavuga ni ibi bintu nimbijyamo cyane zero. Nyine urigomwa. That's what music is about. So abana bato bari kuza igomwe nuko igomwa byinshi ntabwo ari buri kije ngo murajyana buri concert uyirimo buri hantu urahari ngo nibwo bustari izina riravuna. My dear ngenda kubwira njya kuri moto umumotari turi kuvuga bako kuvuga nka Fiona Mbabazi ya mawe. Nzi ko ndi umuntu usanzwe wibwiwe. So iyo wiremereje ukigira umuntu atari ukuri kwinshi amaze kutugaragariza yuko utararya mu mihana agira ngo mama we azi guteka. Noneho ndagira ngo uriya mwana wavutse abanyarwanda bamwitegure. Nzi uwondi we ku munota umwe ushobora kutubwira gato bakubona neza igihangano gishya nyuma y'iminsi Mbabazi. Hari indirimbo twari dukumbuye kwa wowe utubwire izaza ryari video ibiki urimo ripanga gute?
audio imaze iminsi 2 isohotse kuri YouTube channel yanjye yitwa Fiona Mbabazi. Indirimbo yitwa Nzuwo Ndiwe, nzi uwo ndiwe. Amagambo atatu. Then iyo ndirimbo nayanditse kubera ishema nagize ryo kuba ndi umunyarwanda. Njye navukiye mu kindi gihugu. Hehe, Tanzania, Congo, Uganda. God. Aho twari higeze kuba igihe muri class umwana yakwita umunyarwanda, twe batwitaga bararo, babaragizi. Abo bantu bagiraga character idashimishije ibabaje, abacira ku muhanda na bararo, abanyara ku muhanda mbaye kuko biri nibyo. Noneho nta shema twagiraga kwitwa abanyarwanda. Umwana yakibesha akakwita umunyarwanda cyabaga ari igitutsi. Ukiruka muri class ukagenda ujya kubwira mama uziko banyise umunyarwanda ngo ndi umuraro. Ukarakara uwo munsi ntiwige n'ejo ntuzige. Ariko uyu munsi iyo urenze umupaka ugasanga bari kuvuga u Rwanda, umva nta rindi shema ngiye mfite. Sindi umuntu mukuru cyane as such, ariko aho nakuriye aho navukiye hari icyo kintu cyane baratuvanguraga byindi biteye ubwoba. None kuri uyu munsi kuba ari twe tuyoboye, umva I am so proud. So Nzuwo Ndiwe, don't tell me whatever. Bino barandeba hari ubundi iyo performance ngo my stage performance is frightening. They say I'm a stage radiator. That's what they call me. No ugasanga umuntu araje ngo wamukobwa ngo are you from South Africa? Are you from Kenya? No. Gasopo, I'm telling you the truth. I'm typically Rwandani. I'm from Rwanda, born. Good. My blood is Rwandan. Uba ibyo bintu bibwira abanyarwanda. Please wait for the video. Iraje n'indi ndirimbo already twatangiye kuyikora. Then bajya babashuka ngo Fiona ngo nagajya umva ndi strategic, ndi umunyamuziki ukora strategically. Ntabwo mpfa kuza ngo nsohora indirimbo, ntabyo muzabona. Mbanza nkayitegurira igihe cyayo, nkayitegura ukigomba kujya hanyuma. I'm a band performer. Thank you so very much. Please follow me. I love ya. Urakoze cyane kuba urakoze cyane kwitabira Star Life. Dax yishimye cyane. My pleasure. Thank you so much. Wakoze cyane butanditse ko nitugutumira n'ubundi uzagaruka.